Ndabasuje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana nabane namwe. Nshimiye Imana ko yongeye kundinda ikanyemerera kuba nje hano. Nshimiye Imana ko yongeye kukurinda wowe nkurikiye, kubera ko impamvu nkurikiye nuko uriho. Imana yo mu ijuru ishimwe. Hari byinshi biba byaduhize, hari byinshi byaduhize mu mwaka ushize, hari benshi byatwaye, ariko twebwe turasigara. Si uko hari ikindi, si uko Satani yatworoheye, ahubwo ni uko uburinzi bw'Imana bwakomeje kutwimana kubw'impamvu. Abatashye baratashye, ariko natwe turiho kubw'impamvu. Reka iyo mpamvu itume dukomeza gusohoza umugambi w'Imana ku buzima bwacu, kuko ni we waturinze. Ahari arakurinze kugira ngo ukizwe neza utazarimbuka. Uyu munsi wa none agutwaye warimbuka, kubera ko abona hari ukuntu uri kujegajega, hari ukuntu Satani akubasha cyane. Niyo mpamvu akikurinze kugira ngo urusheho kwera no kwezwa, urusheho kwinjira mu nzira ifunganye, urusheho gutungana rwose kubw'urukundo agukunze. Ndakwinginze ayo mahirwe ntuyapfushe ubusa. Ndabashimiye kandi mbahaye karibu muri uyu mwaka 2025. Mbahaye ikaze kuri Murika TV, mbahaye karibu cyane muri iyi nzira ifunganye turimo kunyuramo. Mbifurije umwaka mushya muhire, mbahaye karibu mu migabo n'imigambi dufite y'umwete mwinshi cyane tugiye kugenderamo. Ndabinginze mureke uyu mwaka 2025 dushyiremo imbaraga. Imana yo mu ijuru izadushoboza, ari njyewe ari namwe. Hari inshuti zanjye njya mu kiganiro nka nyuma y'iminsi 2 cyangwa 3 uko Imana yadushoboje, kavuga ngo ikindi nacyo naho ndakirangiza. Mushyire makete twihute, kuko ibi ntago ari ibiganiro bisanzwe, ntago ari story zisanzwe tuba turi gutera. Ni ijambo ry'Imana. Uko turisoma cyane, umwete dushyiramo birarushaho kugwira muri twebwe, turarushaho kugendera mu nzira ifunganye, turarushaho kuzura imbaraga z'Imana n'umwuka w'Imana, turarushaho kunesha Satani, turarushaho kugenda tunesha, turarushaho kuba abanyembaraga mu buryo bw'umwuka. Birarushaho kutugirira umumaro, kandi birakugira umumaro wowe ubikurikiye cyane. Ntago ari njyewe nanjye hari umumaro wanjye bitewe n'umwete nza gushyiramo, ariko nawe birakugirira umumaro bitewe n'umwete uza gushyiramo. Ndakwinginze reka uyu mwaka dushyiremo imbaraga, kuko Satani nawe ntago yoroshye, nta nubwo yicaye. Inama buriya yarazikoze z'uyu mwaka, imigabo n'imigambi barayiteguye yo kugira ngo nibiba ngombwa n'intore bazigushe, niko Bibiliya itubwira. Rero ntago yicaye, reka natwe twe kwicara, reka twe gucogora, ahubwo twongeremo umuvuduko, dusome ijambo ry'Imana, dusenge cyane, dusome ibyo tugomba gusoma byose, twegere Imana mu rundi rwego, kugira ngo Imana ibashe kuturinda, Imana ibashe kuduhisha. Ndabinginze reka dushyiremo imbaraga nyinshi, reka turwanye Satani nawe azaduhunga, kuko ntago we afite imbaraga, afite n'umwete, ntajya acika intege. Niyo wamusunika arongera akabyuka akongera akagaruka. Reka dushyiremo imbaraga, kuko utuneshereza arahari. We icyo adusaba ni ukuba maso, icyo adusaba ni ukuba maso, mbere ni ukutarangara. Hanyuma ikindi kutuneshereza ni ukwe. Turwanye Satani twirinda ibyaha, twanga ibyaha, turi maso, twumva icyo umwuka atubwira, twumva uko umwuka tuyobora, hanyuma tumwumvira, twumva ijambo ry'Imana, turyumvira, kandi turushaho kumurika. Iyi channel ifite rino zina kubera ko Yesu yaravuze ngo muri umucyo w'isi. Reka tumurikire aho dutuye, reka tumurikire abo tugendana, reka tumurikire abo dusengana. Hari igihe usengana n'abantu ariko badakijijwe pe, ariko kugenda urushaho kubamurikira bakagenda bakizwa. Reka tumurikire abo dukorana, abo mu rugo tubana, aho tugenda hose, reka tumurike, umurike. Umwijima nuza, wowe uhicaye uba umucyo, bavuge ngo hoya uriya hari ibyo ntibyihore mwibivuga, mwinabipanga hari, mureke abanza asohoke, kuko ibyo ntiyabyemera. Ibyo rwose ibyo wikirirwa ubivuga hari, wikirirwa unabimubwira, kuko ibyo ntiyabyemera. Ni umurokore.
ariko iyo uri mu kazi uri n'inshuti zawe mwese mumeze kimwe, bavuga ibyo babonye nawe uvuga, bapanga ibidafite umumaro nawe urimo, nta kintu bigutwaye, nta kintu wabivuguruzaho, wivanze n'amahanga, oya ntabwo ari uko bimeze. Reka tube umucyo, reka tumurike ahantu hose bakubone nk'umucyo, reka babone itandukaniro hagati yawe n'abandi bantu badakijijwe, ahandi hantu hose hari umwijima uhaboneke nk'umucyo, mbese uboneke nk'umucyo, babone ko ukijijwe by'ukuri, bagutangira ubuhamya, atari ukuvuga ngo, kuko bajye bavuga ngo hano mu kazi dufite umurokore, hano muri famiye dufite umurokore, hano mu rugo dufite umurokore, atari ukubikwita gusa, ahubwo ari imbuto uberera. Reka Imana yo mu ijuru idushoboze, kubera ko iyo tuvuze umurokore rero abantu benshi bahita bavuga ngo ngo ni umwadeperi, ngo cyangwa ngo n'ayandi macaci yose ashamikiye aho ngaho, iyo bita amatorero ngo y'umwuka. Oya, niba uri umukristo wowe ubwawe ukaba utari umubudisite, utari umuyisilamu, utari undi wundi wese, warakijijwe n'amaraso ya Kristo, wemera ko Kristo yapfuye ku bwawe, ukaba waramwizeye cyangwa se warabatijwe mu izina rye, ukaba ujya mu rusengero cyangwa utanajyayo ariko warabatijwe, ku buryo haje abantu bagahamagara ngo abakristo mujye hariya, ababudisite mujye hariya. Umugabo wanjye yarambwiye ngo hari umuntu bakorana ngo mu gihugu cyabo basenga inka, nanjye uwo muntu ndamuzi, ndamubaza nawe arayisenga? Ngo nawe arayisenga. Abasenga inka mujye hariya, abayisilamu mujye hariya, n'abandi mujye hariya. Nawe ukaba wajya mu gipande cy'abakristo, ukaba utajya mu babudisite cyangwa n'abandi basenga ibindi bintu, ukavuga ngo yangiye biriya ntabwo ngewe ndi umukristo, kabone nawe waba utarajya gusenga na rimwe, ariko ukaba warabatijwe uzingura umukristo, wibara mu gipande cy'abakristo, warakijijwe, kubera ko hari ahantu wakuwe ubwo wazaga kuri Kristo. Ahubwo ikibazo ni iki ngiki, wavuyeyo koko cyangwa wavuyeyo by'umuhango ariko uracyariyo? Gukizwa ni iki? Gukizwa ni ukwemera ko Kristo yapfuye ku bwawe, agapfa ku bw'ibyaha byawe, noneho nawe ukamwemera kugira ngo amaraso ye ajye abasha kukweza ibyaha byawe, ujye ubasha kwihana mu izina rye, amaraso ye akweze. Nuko ni ugukizwa. Nituvuga ngo warakijijwe, nubwo waba uri umukatolike, nubwo waba uri iki, wowe ujye wanza wisuzume wumve niba warakijijwe. Cyangwa nituvuga ngo uri umurokore, kurokoka, Kristo yaje kuturokora urupfu rw'iteka. Niyo mpamvu bavuga ngo ni umurokore. Niba wumva utari umurokore, ubwo ntago yaje kukurokora, ntago warokotse. Yaje kuturokora urupfu rw'iteka, yaturokoye Gehinomu turimo gusoma hano, yaturokoye urupfu, yaturokoye umuriro utazima, yaturokoye inyanja yaka umuriro. Ejo bundi twarabisomye, twasomye inyanja yaka umuriro, tunasoma ko izajyamo abantu pe, ntago burya ari Satani wenyine uzayijyamo, n'abantu bazayijyamo, abantu bose batabonetse muri cya gitabo cy'ubugingo, niko Bibiliya yatubwiye ngo bose bazajya mu nyanja yaka umuriro. Aho ngaho niho yaje kuturokora. Niba rero wowe wumva uri umukristo, ukumva uri uwa Kristo, uri umurokore, kuko hari impamvu wamujeho, hari icyo ashaka kugira. Rero aho uri hose garagara nk'umurokore, garagara nk'umukristo, murika. Rero mbahaye karibu kandi mbifurije kugira umwaka mushya muhire, muzawugiremo ibyiza ariko Imana yo mu ijuru itanga, kuko hari n'ibindi twita ngo ni byiza ariko Satani nawe atanga. Satani mwari muzi ko atanga n'amafaranga arayatanga. Ari umushuti wanjye wigize atanga ubuhamya, uretse igihe kimwe niduhura nzamusaba abuduhe. Yatanze ubuhamya uburyo yagiye gushaka amafaranga yo kugura imodoka, agenda kuyasaba kwa Satani, akora process zose bamusabaga aranayabona, ariko kubw'imbabazi z'Imana aratinya. Bamaze kuyamuha aratinya, igikapu arakijugunya ahantu, arasenga, Imana iramubabarira, iramukiza, imukuraho ibyo bintu. Ariko igihe cyose yabiganirizaga abandi bantu cyangwa atanga ubuhamya, abantu baramubwiraga ati watubabariye ukatubwira iyo nzira waciyemo natwe tukajyayo, tubabariye turaguha amafaranga. Satani atanga ibintu,
Iyo tuvuze ngo Imana izabaha umugisha, ibaha ibyo musaba byose, niyo nyine. Naho ubundi Satani nawe arabifite. Uramenye rero utazafata ibyo Satani atanga, uzi ngo ni Imana ibitanga. Ugomba kuba maso, ugomba kuba maso. Ugendane n'Imana intambwe ku yindi, utayisiga, utirukanka, udahubuka, udahuzagurika, utavaho ugacakira ibyo Satani atanga, akazakwica, akabikuryoza. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Reka rero dusenge. Murabizi ko ubushize twize ijambo ry'Imana, twibutse cyane cyane ko iki gitabo turimo gusoma, ihishurwa rya Gehinomu, ntabwo ari ibintu twakuye hirya iyo ngiyo gusa. Gehinomu iri muri Bibiliya, twarayisomye ejo bundi, twarayisomye n'ikindi gihe cyose. Yesu yayivuzeho cyane, avuga abantu bazayijyamo, avuga, tureba imigani itandukanye. Niyo mpamvu ninginze abantu bashyashya, inshuti zacu nshyashya, mugerageze mukurikire video zabanje kugira ngo tubashe kugendana. Mushyire makete nyamuneka, mugire umwete, kuko ni mwebwe bifitiye umumaro kurenza twebwe. Umuntu wese ubu noneho ni ukwirwanaho. Njyewe nzajya nza hano, Imana yo mu ijuru nayo igabure uko yateguye, igabure uko yatetse, hanyuma uzaba inyanda ni ukuri biramureba. Hari umuntu twavuganaga ejo bundi, turi kuvuga kino gitabo turimo gusoma, turavuga ngo naho utakumva ibindi, ukumva kino gitabo ufite umutima udakomeye nk'ibuye, ukacyumva gusa, ukavuga ngo ibi bintu bibaho, bizabaho, hari umuntu bizabaho, hari umuntu byabayeho, niba nanjye byambaho, ndahunze. Bahungira hehe kuba hari? Bahungira hehe kuba hari ahantu ugakizwa byonyine kubera kumva aya makuru? Ariko biratangaje ko umuntu aba azi Bibiliya, yarasomye Gehinomu, yarasomye umuriro w'iteka, agasoma ibintu byose, ariko ukabona ntacyo bimubwiye. Rero ndakwinginze, kino gitabo turi gusoma ntabwo ari story yindi twahimbye cyangwa yo hirya iyo ngiyo. Abantu bandika ibitabo bitandukanye. Iki ni igitabo kigendeye kuri Bibiliya, ni igitabo kidusobanurira iriya Gehinomu dusoma muri Bibiliya tutari tuzi ukuntu imeze. Iriho n'uyu munsi, yahozeho kuva igihe abantu batangiye bapfa, yahozeho n'uyu munsi iriho, izakomeza kubaho, izakomeza kwakira abantu. Ndakwinginze wowe unkurikiye, ntuzajyeyo. Nanjye mfatanyije n'uyu mubyeyi, ntuzajyeyo, ni habi. Uretse noneho dusoma iyi nkuru ukuntu ibintu byamugendekeye, nawe uraza kumva, uratangara. Ndakwinginze wumve iyi nkuru nk'aho uri live, nk'aho ari wowe uyu mubyeyi, nk'aho ari wowe Kristo yajyanyeyo, nk'aho ari wowe muri kugendana na Yesu. Urabasha kumva bino bintu. Ndakwinginze ntubifate nk'inkuru yo mu gitabo, bifate nk'ukuri, kuko byanditse muri Bibiliya. Gehinomu irahari, irimo irajyamo abantu umunsi ku wundi. Ndakwinginze ntuzajyeyo. Niba ukurikiye kino gitabo, ukaba ukurikiye ijambo ry'Imana turimo kwiga, nurimbuka, nanjye nindimbuka, tuzaba twizize, nta n'ikindi kintu tuzaba twari dukeneye kumenya. Tuzaba turi abana bo kurimbuka, tuzaba tutumva, tuzaba twarangaye, kuko kumva byo tuzaba twarumvishe ibyo dukwiye kumva. Rero bahaye karibu, reka dusome kino gitabo, reka dusome iki gice cya 10, mwihangane tugisome, tukirangize, tukigendanemo, hanyuma twumve ukuntu noneho uyu mubyeyi byamugendekeye ari kumwe na Yesu. Hanyuma reka tubanze dusenge. Ku bantu bambonye bwa mbere, mba nafatiyeho nyine nkavuga, ariko nitwa Umuhoza Sylvie, Mama Caleb. Nshimiye Imana rero ko namwe mwaje bwa mbere, namwe mwaje, turabakiriye, tubahaye ikaze. Ndakwinginze wowe unkurikiye, wowe tubana umunsi ku wundi, iyi video y'iki gitabo ujye umbabarira uyisharinge ku nshuti zawe, ku muntu wese ukunda, kugira ngo nawe abashe kumva iyi Gehinomu. Basi ashobora no kuba adakunda ibintu by'Imana, adakunda ibintu byo gusenga, adakunda, ariko wowe pfa kubimwoherereza, ahari Imana yabikoreramo akagifungura, akacyumva, Imana igakiza ubugingo bwe. Reka twe gutinya, reka tubibahereze, ababisoma babisome, abatabyumva ntibabyumve, ariko ntago tuzi uwo Yesu yakiza. Nshimiye Imana ku bantu babipostinga, kuko iyo wagipostinze ntiyabura buriya wenda nukoraho ugasanga arafunguye, ayumva, avuga uyu yapostinze ibiki, ugasanga arumvishe. Reka dufatanye ivugabutumwa, turebe ko hari iminyago twanyaga Satani, ariko mbere na mbere tubanze twebwe
tumwiyake tuveyo burundu, hanyuma tumunyage n'abandi. Niyo ntego. Reka dufatanye rero, Yesu azabaha umugisha. Kabone njyewe naho ntabimenya ko washarinze, ko wabihaye abantu, ko wabigize gute, ariko Yesu arakureba. Yesu azabiguhembera. Yesu azaguhembera ubugingo bw'uriya muntu wahaye linki akabasha gufungura. Yesu yakijije ubugingo bwe kubera wowe. Rero reka dushyiremo imbaraga, kuko nta kado n'imwe waha umuntu ukunda iruta ko atazajya muri Gehinomu. Nicyo kintu cya mbere wamuha, hanyuma urundi rugendo rwo muri iyi si mukarukomezanya, ariko uzi ko ari umwana w'Imana yakijijwe, byakunezeza niba nawe ukijijwe. Hanyuma ukamuha ayandi makado yandi akurikiye, ariko ubizi neza ko ari umwana w'Imana yakijijwe, atazajya muri Gehinomu, atazajya muri ya nyanja yaka umuriro. Reka dusenge ubundi dusome. Data, mu izina rya Yesu, ndagushimiye kubw'ineza yawe n'urukundo rwawe. Ushimiye ko wongeye kwemera ko tuboneka muri uyu mwaka turi imbere yawe, turimo kumva icyo utubwira, turimo kumva icyo twigisha. Ndagushimiye rero ku bw'aka kanya, ndakwinginze ngo inubane natwe, ugendere mu mutima wanjye uwigishe, ugendere mu mutima w'umuntu wese unkurikiye uwigishe, ukize ubugingo bwacu kuko ari cyo ugambiriye kubw'urukundo dukunda. Ngaho bana natwe, katwumve icyo ushaka ko twiga muri kino gice tugiye kwiga. Urakoze, ndagushimiye mu izina ry'umwana wanjye Yesu Kristo nsinze nizeye, amen. Kadushyire mu mwete dusome. Mbabare utege amatwi, twe kuba bandabimenyereye, ahubwo tujye duhora dufite amatsiko. Hari umuntu umwe wambwiye ngo yabaye addicted n'iki gitabo, ngo si urota ikindi gice cyasohora. Yego ngo bimutera ubwoba, ariko abashaka kumenya noneho n'iki gikurikiyeho, iyindi story yakurikiyeho ni iyihe, basubiyeyo byagenze bite. Reka dukomeze tugire amatsiko adutera kurushaho guhinduka. Reka dusome igice cya 10 nicyo tugezeho. Umutwe w'amagambo uravuga ngo umutima wa Gehinomu. Gehinomu mbibutse ko ishushanyije ngo nk'umubiri w'umuntu, nk'umuntu ugaramye, amaboko hariya, amaboko yombi hariya, inda, amaguru hariya, umutwe, igihimba, nk'umuntu ugaramye, mbese ameze gutya. Niyo mpamvu twasomye ngo ukuguru kw'iburyo, ngo ukuboko kw'iburyo, ngo ukuboko kw'ibumoso, niko kimeze. Noneho ngo tugeze ku mutima wa Gehinomu. Ngo nijoro najyanye na Yesu muri Gehinomu. Ku manywa Gehinomu nirirwaga nyireba imbere yanjye. Nageragezaga kubwira abandi ibyo narebaga, ariko ntibabyemeraga. Numvise ndi njyenyine. Ni ubuntu bw'Imana gusa bwanshoboje gukomeza. Icyubahiro kitagabanyije ni icy'Umwami Yesu Kristo. Mu ijoro ry'undi munsi, Yesu nanjye twasubiye muri Gehinomu. Twatembereye mu mpande zo mu nda yayo. Nashoboye kwibuka ibice bimwe byaho kuko nari narabanje kuhaza mbere. Byose byari nka mbere. Inyama z'abantu zaboraga, umunuko wanduye n'umwuka ushyushye wanduza wari ahantu hose. Nari maze kuruha cyane. Yesu yahise amenya ibyo nibwira, nuko arambwira ati, sinteze kukureka cyangwa ngo nkutererane. Nzi ko unaniwe, ariko ndakongera imbaraga. Kunkoraho kwe kwampaye imbaraga, nuko dukomeza urugendo. Nabonye imbere yanjye ikintu kinini cy'umukara, cyenda kungana n'ikibuga cy'umupira w'intoki. Cyasaga n'ikizamuka kikongera kikamanuka. Nibutse ko igihe kimwe Yesu yambwiye ati, uyu ni umutima wa Gehinomu. Muri uwo mutima wirabura havagamo ibintu bisa nk'amaboko manini cyangwa amahembe. Byavaga muri Gehinomu bijya mu isi yose. Nibajije niba ayo ariyo mahembe Bibiliya ivuga. Umutima wari ukikijwe n'itaka ryumye ry'ibihogo, nko muri metero 30 ahantu hose, kandi impande zose. Itaka ryaho ryari ryarahiye, bituma bihinduka irangi ry'ibihogo cyangwa igaju.
Umutima wariraburaga bidasanzwe, ariko irindi bara rimeze nk'ibara riba ku ruhu rw'inzoka ryari rivanze muri wa mukara. Uko uwo mutima wateraga ni nako havagamo umunuko mubi cyane wateraga nk'indi mitima yose. Wari ukikijwe n'umurima w'imbaraga mbi z'umwijima. Ndebye uwo mutima mubi naratangaye cyane, nibaza umumaro wawo. Yesu yambwiye ati, aya mashami asa nk'imitsi minini y'umutima ni imiyoboro y'imiheha izamuka ijya mu isi kuyimenamo ibibi. Aya niyo mahembe Daniyeli yabonye, kandi ahagarariye ubwami bubi bwo ku isi. Bumwe bwabayeho, ubundi buriho, kandi ubundi buzabaho. Hazamukaga ubwami bubi, kandi Antikristo, umwanzi wa Kristo, azategeka amahanga menshi. Ahantu n'ibintu bishobotse, ndetse n'abatoranijwe azabashuka. Bazasubira inyuma baramye cya kinyamaswa n'igishushanyo cyacyo. Kuva muri aya mashami manini cyangwa amahembe, amashami mato azamera. Muri aya mashami mato hazamo amadayimoni, imyuka mibi n'ubundi buryo bwose bw'imbaraga mbi z'umwijima. Bizarekurirwa ku isi, bihabwe amabwiriza na Satani yo gukora imirimo myinshi mibi. Ubu bwami n'imbaraga mbi bizumvira cya kinyamaswa, kandi benshi bazagikurikira barimbuke. Itangiriro ry'ibyo byose riri hano mu mutima wa Gehinomu. Aya magambo yose ari mu Byahishuwe. Ayo niyo magambo Yesu yambwiye. Yantegetse kubyandika, nkabikoramo igitabo, nkabibwira isi yose. Aya magambo ni ay'ukuri. Aya mahishurirwa nayahawe n'Umwami Yesu Kristo, kugira ngo bose bamumenye, basobanukirwe n'uko Satani akora, ndetse n'imigambi ye mibi afite ibihe bizaza. Yesu yambwiye ati, nkurikira. Twazamutse kuri za esikariye, twinjira mu mutima wa Gehinomu, aho umuryango wari ufunguye imbere yacu. Hari umwijima w'icuraburindi, numvise amajwi arira, numva n'umunuko mubi cyane, ku buryo nari hafi yo kunanirwa guhumeka. Yesu wenyine niwe nashoboraga kureba muri uwo mwijima. Nagenderaga hafi ye cyane. Aka kanya Yesu yaragiye, sinongera kumubona. Ibyo umuntu atashobora gutekereza biba birabaye. Nari nsigaye njyenyine mu mutima wa Gehinomu. Ubwoba burenze urugero bw'ibintu bibi cyane narebaga bwaranyuzuye, bunzibiranya umutima. Urupfu narwo ruransumira. Natakiye Yesu nti, urihe, urihe? Ayi, ndakwinginze garuka Mwami. Narahamagaye, ndongera ndahamagara, ariko ntihagira unsubiza. Nongeye gutaka nti, ayi Mana yanjye, ngomba kuva aha hantu. Ubwo natangiye kwiruka mu mwijima, mfashe ku bikuta numvaga bisa n'ibyahumekaga. Nabyumvaga n'ibiganza byanjye. Nyuma yaho sinari nkiri njyenyine. Numvise ijwi ry'abantu baseka, ubwo amadayimoni abiri akikijwe n'umucyo utagaragara neza yamfashe amaboko yombi akayashikuza n'imbaraga nyinshi. Ubwo yahise anshyira iminyururu ku maboko, atangira kunkurubana hasi imbere mu mutima wa Gehinomu. Naratatse nshaka Yesu, ariko ntihagira unsubiza. Nararize, ndarwana n'imbaraga zanjye zose, ariko akomeza kunkurura, mbura uburyo nabyiyaka.
Ubwo twinjiraga imbere cyane mu mutima, numvise uburibwe buteye ubwoba, ubwo imbaraga ntazi zashwanyaguraga umubiri wanjye. Byasaga nk'aho inyama zanjye zarimo zishishimurwa, zimvaho. Navugije induru mfite ubwoba bwinshi. Amadayimoni yanjyanye nk'umunyago, arankurura anjugunya mu kumba k'imfungwa. Ubwo yakingaga urugi, narushijeho gutaka. Nayo asekera icyarimwe aninura. Nyuma arambwira ati, kurira ntacyo biri bukumarire. Igihe cyawe nikigera uzazanwa imbere y'umutware wacu, azagushinyagurira yinezeze. Umunuko mubi cyane uteye ubwoba wari wakwiriye umubiri wanjye wose. Naribajije nti, ni kuki ndi hano? Ni iki kitagenze neza? Nataye ubwenge? Mana, ndeka mve hano. Nararize ariko ntibyagira icyo bitanga. Nyuma y'igihe gito natangiye kumva mu mpande z'akumba nari ndimo kari uruziga kandi koroshye nk'ikintu kizima. Kari kazima gatangira kugenda. Navugije induru nti, ayi mwami, ni iki kirimo kuba? Yesu uri he? Nta kindi kintu nashoboye kumva usibye nyiramubande y'ijwi ryanjye yanyikirizaga. Ubwoba bwinshi bwaramfashe, bumpagarika amaraso. Kuva Yesu ansize bwari ubwa mbere menya ko nazimiye. Ntagifite ibyiringiro na bike. Nararize mpamagara Yesu inshuro nyinshi. Nyuma numvise ijwi rivugira mu mwijima riti, guhamagara Yesu ntacyo biri bukumarire, ntawe uri hano. Umucyo utabona neza watangiye gukwira aho hantu. Bwari ubwa mbere ntangira kubona utundi twumba dufungirwamo. Twari tumeze nk'akanjye dushimangiwe mu nkuta z'umutima. Imbere yacu hari nka senyenge, kandi muri buri kumba havagamo ibintu bifashe by'ibyondo bitemba bicamo. Ijwi ry'umugore ryavugiye mu gasenge kegeranye n'akanjye. Rirambwira riti, wazimiriye aha hantu h'agashinyaguro. Nta kuntu wavamo. Sinashoboraga kumubona neza kubera uwo mucyo muke. Yari maso nkanjye, usibye ko abandi bose bari mu tundi twumba basaga n'abasinziriye cyangwa nk'abantu batiyizi. Naratatse ati, nta byiringiro, nta byiringiro. Numvise ikintu cy'ubwihebe bwinshi no kumva ndi jyenyine kinjemo. Amagambo y'uwo mugore ntacyo yamariye. Yavuze ati, uyu ni umutima wa Gehinomu. Nubwo aha dushinyagurirwa, nyamara agashinyaguro kacu si kabi cyane nk'ako mu bindi bice byo muri Gehinomu. Nyuma naje kumenya ko kwari ukubeshya. Yakomeje avuga ati, rimwe na rimwe tuzanwa imbere ya Satani akadushinyagurira agira ngo yinezeze. Satani atungwa n'uburibwe bwacu kandi yongererwa imbaraga no gutaka k'ubwihebe n'agahinda byacu. Ibyaha byacu biduhora imbere iteka. Tuzi ko nta bumana butubamo, kandi tuzi ko rimwe twari tuzi Umwami Yesu, ariko nyuma tukamwanga, tukava ku Mana. Twakoraga uko twishakiye. Mbere y'uko nza hano nari indaya. Nakaga abagabo n'abagore amafaranga yabo, kandi ibyo twakoraga nabyitaga urukundo. Nasenye ingo nyinshi. Abagore cyangwa abakobwa baryamana n'abandi bagore, n'abagabo baryamana n'abandi bagabo, n'abasambanyi benshi bari muri utu twumba. Naririye mu mwijima ndataka nti,
hano si ahanjye, ndakijijwe, ndi uw'Imana, ni kuki ndi hano? Ariko nta gisubizo nahawe. Nyuma amadayimoni yaragarutse, akingura urugi rwa kumba ndimo. Umwe ankurura, undi ansunika. Undi ansunikira mu kayira katanoze. Kunkoraho kwayo numvaga bisa nk'ibibatsi by'umuriro byatwikaga inyama z'umubiri wanjye wose. Naratatse nti, ayi Yesu uri he? Ndakwinginze mfasha. Umuriro utemba wazamutse imbere yanjye, ariko uhagarara mbere y'uko unkoraho. Natangiye kumva nk'aho inyama zirimo kuvanwa ku mubiri. Uburibwe ntari nakumvise buransanga. Narababaraga kuruta uko umuntu yakwemera. Ikintu kitaboneka cyarimo kishwanyaguza umubiri wanjye. Ubwo imyuka mibi mu ishusho y'ubucurama yandumaga ahantu hose. Naratatse nti, Mwami Yesu mukundwa uri he? Ayi ndakwinginze nkuramo. Nasunitswe nkururwa kugeza ubwo ngeze ahantu hagari hakinguyeho mu mutima wo muri Gehinomu. Nyuma najugunywe ahantu handuye hameze nk'urutambiro. Kuri urwo rutambiro hari igitabo kinini kibumbuye. Numvise inseko mbi, hanyuma menya ko ndyamye mu mwanda, ku itaka imbere ya Satani. Satani yavuze ati, ndashyize ndakubonye. Nasubiye inyuma n'ubwoba bwinshi cyane, ariko mpita menya ko atari njye yarebaga, ahubwo ni uwundi wari imbere yanjye. Satani arongera aravuga ati, si jye wabona nshobora kukurimbura ukava ku isi. Reka ndebe igihano cyawe icyo ari cyo. Yafunguye igitabo ashakisha urutoki, amanuka ku mpapuro. Izina ry'uwo muntu rirahamagarwa, nuko igihano cye kiraturwa. Naratatse nti, Mwami mukundwa, ibi byose birimo kuba ni ukuri koko? Ni jye wari ukurikiyeho. Nuko amadayimoni aransunika ngo njye hejuru ahirengeye. Antegeka amata kunamira Satani. Ya nseko mbi nk'iya mbere imuturukamo, ararangurura ati, nagutegereje igihe kirekire, none ndashyize ndakubonye. Yashakuje n'ibyishimo birimo ubugome ati, wagerageje kuncika, ariko ubu ndagufite. Ubwoba ntari nigeze ngira bunzamo. Inyama z'umubiri nanone zariho zishishimurwaho, kandi ikinyururu kinini cyariho kizengurutswaho umubiri wanjye. Narebye hasi ndireba. Ubwo bashyiraga muri icyo kinyururu kinini cyane, nasaga n'abandi. Nari igikanka cyuzuye amagufwa y'abantu bapfuye. Inyo zarantondagiye ziva muri njye imbere. Nyuma kandi umuriro watangiye ku birenge byanjye, ugera ubwo unyambika mu bibatsi by'umuriro. Narongeye ndataka nti, ayi Mwami Yesu, byagenze bite? Uri hehe Yesu? Satani yarasetse, arongera araseka ati, nta Yesu uri hano. Yungamo ati, ubu ni njye Mwami wawe, uzabana nanjye aha iteka, uri uwanjye. Ibyiyumviro bibi byaranteye biramfata. Sinashoboraga kumva Imana, urukundo, amahoro cyangwa ubususuruke, ariko nashoboraga kumva cyane rwose ubwoba, urwango, uburibwe bwinshi cyane n'agahinda gasaze.
natabaje umwami Yesu ngo ankize, ariko sinagiraga igisubizo mbona. Satani yavuze ati, ni njye mutware wawe ubu, ni njye mutware wawe ubu. Yazamuye amaboko ahamagara umudayimoni iruhande rwe. Uwo mwanya umwuka mubi usa nabi waruriye uza aho nari mpagaze, uranshikamira. Wari ufite umubiri munini, mu maso hawo nk'ah'agacurama. Wari ufite ibikohwa mu mwanya w'ibiganza, kandi umunuko mubi wawuvagamo. Uwo mwuka mubi warabajije uti, mukorere iki, mwami Satani? Ubwo yariho amubaza, undi mudayimoni wari ufite ubwoya ku mubiri wose no mu maso nk'ah'idubu ryo mu ishyamba yaranshikanuye. Satani yaramushubije ati, mujyane mu mutima imbere cyane, aho ibintu bibi cyane biteye ubwoba bizamuhora imbere abireba mu maso ye, aho aziga kunyita umwami. Narakuruwe njyamwo mu mwijima mwinshi, nyuma njugunywa mu kintu gikonje kandi gitose. Mbega bishoboka bite ko umuntu yakumva akonje kandi anashya? Sinashoboye kubisobanukirwa, ariko numvaga umuriro utwika umubiri wanjye. Inyo zimvuyemo zikantondagira, nkumva zongera kunyinjiramo. Iminiho y'abapfuye yari yuzuye ikirere. N'ubwihebe bwinshi naratatse nti, ayi mwami Yesu, ni kuki ndi hano? Mana mukundwa, ndeka mpfe. Uwo mwanya umucyo wahise wuzura ahantu nari nicaye. Yesu araboneka, amfata mu maboko ye. Nuko uwo mwanya mbona ngarutse mu rugo rwanjye. Nararize, amarira ariho atemba ashoka ku matama yanjye. Nti mwami Yesu mukundwa, wari uri he? N'imbabazi nyinshi Yesu aransubiza ati, mwana wanjye, Gehinomu iriho. Ariko ntabwo wabimenya udashidikanya na hato, wowe utabiciyemo. Ubu noneho uzi ukuri, kandi uzi no kuzimira muri Gehinomu uko bimera. Ubu ushobora kubibwira abandi. Byari ngombwa ko nkwemerera ukabicamo byose, kugira ngo ubimenye nta gushidikanya. Nari mbabaye kandi ndushye cyane. Natembagaye ngwa mu maboko ya Yesu. Nubwo yongeye kunkiza nkaba muzima, nashakaga kujya kure, kure cyane, kure ya Yesu, kure y'umuryango wanjye, kure y'umutima wese. Mu minsi yakurikiyeho mu rugo nararwaye cyane. Umutima wanjye wari ubabaye cyane, kandi ibibi biteye ubwoba cyane byo muri Gehinomu nabibonaga iteka imbere yanjye. Byamfashe iminsi myinshi mbere kugira ngo nkire neza. Murabyumvishe noneho, ntukabyaramwe, Gehinomu ntago yoroshye. Birababaje ko wakisangayo, nta yandi mahirwe uba ugifite yo kuba wagaruka. Uyu nguyu yari yajyanywe kwigishwa kugira ngo aze atwigishe. Ni nayo mpamvu yagize amahirwe yo kugaruka, ariko abandi bose ntabwo bagira amahirwe yo kugaruka. Baragenda bakagumayo bagataka, kandi bazataka iteka. Nta mahirwe bagifite, nta byiringiro, nta wabatabara, nta wabumva, nta wabagirira imbabazi. Rero reke dushyiremo umwete, kandi ndakwinginze nanone mbisubiremo, gira umuntu usangiza bino bintu, gira umuntu ubyoherereza. Koresha uburyo bwose urebe niba hari ubugingo Yesu yakiza ku bwawe, urabugize neza. Reka rero dukomeze dusenge, kandi dukomeze dusome ijambo ry'Imana. Turi kumwe uyu mwaka, twemeje ko tugiye gushyiramo umwete, ko Satani nawe umwete arawufite mwinshi, kugira ngo tubashe kwegera Imana cyane,
tubashe kurushaho kugendera mu butware bwe, Satani ye kutugiraho ubutware, tubashe kunesha umunsi ku wundi. Ndabashimiye, bisabaho umugisha, kadusenge. Data mu izina rya Yesu, ndagushimiye cyane urukundo dukunda, kuba ubu twigisha bino ni ukubera urukundo dukunda. Ntabwo ushaka ko tujya muri gehinomu, ndetse n'uzayijyamo azayijyemo uri ko ayizi itamutunguye, ari amahitamo ye yagize. Nyemerera ugendere umutima wose, ntihabeho guhitamo, ntihabeho kubifata nk'ibintu biri aho, ntihabeho kutabyitaho, kugira ngo Umwami Yesu dufate umwanzuro ukwiriye, twirinde ku gato na kanini kugira ngo twe kuzajyayo, tubashe guca mu nzira ifunganye kugira ngo twe kuzajyayo. Urakoze, ndagushimiye ugiye gukomeza kubana natwe. Uyu mwaka tuwushyize imbere yawe, uzagendane natwe, dutere umwete, ukomeze uduhishe mu mababa yawe, umutaka wawe udutwikire, ukomeze kubana natwe. Mu izina ry'Umwami wanjye Yesu Kristo nsenze nizeye, amen. Murakoze. Shalom, shalom.